umukire w'umumiliyoneri twaje kubona witwa Papa Alice ari kumwe na Alice rero bari bahashize igihe kinini batabonana. Papa Alice rero yari afite ikibazo arimo kumubwira ati ndarakaye gute uhura n'ikibazo nka kiriya, gute ukundana na Shalom warangiza akagukorera ibintu nka biriya maze warangiza ukemerera murumuna wawe Igihozo yuko bakundana. Alice rero yambwiye ati yakoze icyo bita kuvuganira Shalom, aramubwira ati nanjye papa nuko nguko nari meze nyimara kumva iyo nkuru, rero icyo nakoze rwose nanjye ibyo narabikoze, gusa icyo nakubwira nuko Shalom yahindutse. Undi aramubwira ati se yahindutse gute? Ati yarahindutse kuko uburyo asigaye yitwara, uburyo asigaye ameze, ubona yuko yahindutse. Murabyibuka yuko n'ubushize Shalom mbere yuko afungwa akajya kwitanga yari yamaze kujya kureba uwitwa Cedric na Alice, arangije abasaba imbabazi, anabasaba yuko bamuha ubufasha bwo kuba hari ikintu runaka bamukorera kugira ngo adafungwa. Rero twaje kubona Papa Alice amubwira ati okay, ngaho mpamagarira umugabo wawe niwe nshaka. Mwibuke yuko nibyo bintu yahereyeho amubwira. Ndamubwira ati okay, nta kibazo ndamuhamagara. Twaje kubona rero tubona Pucuri ndetse n'umukunzi we Dani, ariko Pucuri yanga kwinjira mu nzu. Dani yinjiye mu nzu asangayo Alice, arangije Alice aramubwira ati papa uzi ko yaje, undi agira ubwoba. Nibwo rero Pucuri hanze yari ari kumwe papa wa Dani yahise amusanga hanze, arangije amubaza uwo ari we. Mugera mu kumubaza uwo ari we, Dani rero yahise aza. Mu kuza twahise tubibona yuko uwitwa Dani bamuvumbuye yuko akundana na Pucuri. Rero Pucuri bamwishimiye yaba kuri Alice yaba papa wa Alice, ubona yuko arimo kubwira Dani afata umwanzuro wo kubabwira ati njyewe nzamuzana noneho mu maperezanti. Nubwo babwira ati ni umukunzi wanjye, ariko igihe cyo kumuperezanta ntabwo kiragera, nzamuzana mu maperezanti. Mwibaze rero umukobwa ufata gutya, biramutse za ngeso za Pucuri ziramutse zikomeje, byaba ari ibintu bikomeye cyane, kuko twari twarabibonye yuko ashobora kuba atarimo kubikora kuri Dani, ariko yari yageze no kuri Shafi ashaka kuba yamuvanaho amafaranga. Sinzi icyo arimo kubikorera gusa, ariko nk'uko umukobwa inama twagira Pucuri nuko nk'uyu muryango ubona gutyo umwishimiye, yakitwara neza akazababera umukazana, kandi umukazana mwiza. Twaje kubibona rero bahita bafata umwanzuro wo guhita bagenda, dusigarana witwa Alice ndetse na papa we, ubona barimo kuganira bishimye, barimo guseka, barimo kuganirira kuri Dani, barimo kuvuga ati Dani ahitamo neza, Dani rwose ahitamo neza cyane, nubwo ahitamo dutaye dutoya, ariko ahitamo neza cyane, ku buryo ubona nyine byari ibiganiro hagati y'umukobwa na papa we, ariko ubona yuko noneho bishimanye kurusha uko byari bimeze. Mwibuke ko ukuntu papa wa Alice bavuganaga bitandukanye nuko gutya bari barimo kuvugana, wabonaga neza harimo ibyishimo haba ku ruhande rwa Alice kuko asigaye akundana n'umukunzi we Cedric, haba ku ruhande rwa papa Alice usigaye umeranye neza n'umuryango we, nawe wabonaga yuko nyine bishimye cyane. Twaje tubona rero uwitwa Gihozo kubera kukumbura Shalom cyane, yese asanga aho bahuriraga cyangwa aho Shalom yabaga ahita ahajya. Mu kuhajya rero niko guhita Shalom amuhamagara muri gereza, arangije aramwitaba, yumva ni Shalom, arangije ararira cyane, ariko Shalom aramubwira ati wikomeza kurira, ibi ngibi nibyo byari ngombwa yuko nitaba ubutabera, ubundi ibintu bikava mu nzira bikarangira, kandi ndabizi neza yuko bizarangira njye nawe tukamerana neza, tukaba twanabana, cyane cyane yuko Shalom nawe yari umwana wo mu bakire,
ashobora kuba afite amafaranga nako aranayafite. Iyi rero urukundo akunda Gihozo n'ubundi nawe bazahita bipangira ubukwe. Rero nibyo yamubwiraga ati humura, ahubwo icyo ngiye kugusaba yuko ufata umwanya ukagenda ukareba Cedric na Alice ukababwira yuko igihe cyo kugira ute cyo kuburana ari ejo, bazaze bankorere ibyo nabasabye cyangwa ibyo bemeye banshinjure. Rero ni uko nguko byagenze. Twese tubona rero kandi aho ngaho yari arimo kwibuka ibihe byiza yagiranye na Shalom, ubona nyine afite agahinda. Twese tubona rero Papa Alice arimo kuganira n'umukwe we Cedric, barimo kuganira, barimo kukanyuzaho, ubona ari ibintu byiza bimeze neza. Arangije abaza izina Cedric, aramubaza ati witwa nde? Cedric yitwa Gatesi Cedric. Undi aravuga ati Gatesi ni umugabo yitwa gutyo Gatesi? Ndamubwira ati impamvu banyise Gatesi ni uko ari umwana wankurikiye wambanjirije witwaga Mutesi, yari amaze gupfa, bamaze kumubyara kugira ngo bajye bahora bamwibuka, cyangwa nanjye bahita bayinyita Gatesi. Niyo mpamvu banyise gutyo. Rero Papa Alice nk'umuntu w'umugabo yafashe ijambo, arangije aravuga ati bana banjye rero ngiye kubasaba imbabazi kuko ni wowe Alice nta n'ikintu nkugomba, ahubwo nyigomba ni Cedric nyine nk'umuntu w'umugabo nshobora kuba narasuzuguye cyangwa nyine nasuzuguye, ari amagambo namubwiye, ari ibiki byose nakoze, byose ntabwo nabiterwaga nuko nta makuru mazima nari mfite. Ati rero urumva nibyo byanteraga ibyo bintu byose. Ati rero nk'umuntu w'umugabo, nk'umuntu w'umubyeyi, njyewe ngusabye imbabazi mbivanye ku mutima, mbasabye imbabazi. Ati kandi namwe mwagakwiye kuba muzajya mubwira ibintu uko bimeze, nimumishe ibintu mukambwira ibintu uko bimeze. Ati rero mbasabye imbabazi. Muri ako kanya rero twabonye witwa Cedric yemera gutanga imbabazi, cyane cyane yuko ari byo bintu yanifuzaga. Ati rero ubukwe bushobora kuba bugiye guhita buba, ubukwe bwa Cedric na Alice buraza guhita buba, ibintu bigende neza. Ese Shalom araza gufungurwa? Ciao mukomeze mugire ibihe byiza.